rubebe sinibye rubebe sinishe sinanasambanye rwose sinigeze nkora nabi nakuze nisanga mu ikanisa Sunday school nayisomye n'amasengesho sindayasiba gusa je nisanze ntasa nabandi dore abandi bana bagira iwabo bakabatetesha nyamara je suko je wacu bajya kunshika banciriyeho amakara umva ngo babaga inari impunzi impamvu zabazanye sinzira banyise baza nta kanunu gusa ngaho mvuka ni Rwanda. Urareba ahanini mba ndimo kuvuga ku bijyanye n'amadini ukuntu amadini yagira cyaka twifatira pe bakatwigisha urukundo atayagira wari umwana wabyirukiye mu rusengero urumva ariko nyamara akaza kuba imfubyi rukamutererana noneho agasigara yibaza ngo Imana yo mu rusengero n'indora donc ni igisigo nakoze ngira ngo rubanda rwongere rushungure ibintu by'amadini bishobora kuba birimo inkumbi ati reka noneho dushyireho ubusizi nzanye ubwoko bw'ibisigo byitwaga impakanizi ni naho ubusizi butangirira nukuvuga ngo impakanizi itangirana na Nyirarumaga akora igisigo cyitwa umunsi ameze imiryango yose ahimba yigize Nyamususa noneho yigira Nyamususa avuga bakurikiyeho bose ageza kuri Ruganzu Ndori ati ngiye impakanizi buri musizi wese agashyiraho ibyo ku bwami bwe ariho noneho impakanizi yagombaga kugira gute yagomba kuvuga iby'umwami utegetse u Rwanda icyo gihe yari umwami w'inganji y'u Rwanda inganji y'u Rwanda imbere ya Ruganzu yitwaga Rwoga aho abanyabungo bayishimutiye bimika Karinga none Karinga biri mu Bubiligi none ndavuga ihengo masha ariko umwami wundi yashyirwagaho n'Imana je nataye ubusizi mfite 60 ubu ufite bingahe ubwo urumva ntaragabiwe ubundi rero hari ibintu by'ingabe n'ibintu bya rubanda ingoma zikabamo iz'ingabe n'iz'imivugo ingoma z'imivugo rizahindi bavuza mu bukwe ni Inzozi TV online ntago tujya tubatetereza ni ibyishimo iyo tugarutse tukaba dufite abashyitsi bashyashya ndetse uno munsi ntago twagiye kure y'ubusizi u Rwanda ni igihugu cy'abasizi u Rwanda ni igihugu kitigeze na rimwe kibura abantu bafite ibintu bishobora guhindura ubuzima bw'abantu bagenda bavuga ariko uno munsi twageze amahirwe yuko turi kumwe n'umusizi utoroshye ni umusizi ukomeye cyane ndagira ngo bamubereka hariya ni yamenyekanye nka Rubebe ariko araza kugenda ari ubwiwe yivuga agenda atubwira byinshi bitandukanye kuri we atubwire byinshi bitandukanye ku busizi atubwire byinshi bitandukanye ku buryo abona ubuzima ku buryo abona ese ni gute umuntu w'urubyiruko kuko uno munsi ndi gushaka ko tugibanda ku rubyiruko ni gute umuntu w'urubyiruko uno munsi yakitwara akaba yabishema ry'igihugu akaba yabishema ry'umunyarwanda ndetse akaba ari umuntu wagirira akamaro societe njye utangira ni Iranzi Jedeo nkuko turi kumwe icyo ngusaba nta kintu subscribe aho hasi ukore like niba hari igitekerezo waduhereza niba hari ubugorozi waduhereza ubwo butwerekeremo aho hasi muri comment ndagira ngo utangire wibwira abantu ariko ntago uri butangire nkanjye kuko ngiye mvuze nk'umunyamagambo ariko wowe watangira nk'umusizi ugatangira ubibwira. Murakoze genda ishebuje urugamba umugabo rubanza uruguma Riso ngo musubiza udakangunya musozi sintinyimisa kuri gisagara cyabaye sobe nkagisimbukana ubukaka umugabo utagira ubwo binyame bwo mu ndurwa ngendanije abo kwijanja naho abanzi banyita Petero umuntu umwe nka muremure mu bareshya ndagapfubye kare rutundi ariko iyo wavuze umuremure barabyumva cyangwa duhagarare babirebe uko nyine koko uri muremure reka duhagarare aba bantu babanze babibone iyo wavuze ngo umuremure ni iki bavuze ni iki bavuze saba urakoze cyane ndaza kwica ikinyarwanda uraza kumbabarira ndagenda nkica n'ubundi ntago uri Gihanga sijye wakizanye ntago ari we wakizanye ndagira ngo duhere kuri aho hantu iremwa ry'u Rwanda harimo abantu benshi badukurikira batazi u Rwanda irema ry'u Rwanda umere nk'ugira icyo bivugaho tujye twakomeza tuvuga kuri wowe. Wow. Iremwa ry'u Rwanda rero ubundi usibye ibintu byo urareba kugira ngo unajye unyihangane mvange indimi civilisation bayita iki mu Kinyarwanda ni nk'isirimuka reka tujye
noneho isirimuka ry'abantu kugira ngo ribeho hari ibyo bagiye bumvikanaho bumvikana ko akantu kameze gutya kitwa rimwe kameze gutya kakitwa kabiri aho kabonye kwa ngo ni kabiri bihwanye n'intoki ebyiri bihwanye n'inka ebyiri usibye iyi mirongo bashyizeho yitwa imipaka urumva ubundi isi yose irahurutuye imipaka ni imirongo ubundi abantu bashyira abizi imibare bo bavuga ngo infini ngo isi buriya ni infini yego oya isi ntabwo ari infini isi irashira irazwi ibihugu byayo ifite imbago ifite aho itarenga noneho urumva u Rwanda ubundi ni igihugu igihugu rero kiba igihugu kigatandukana n'ibindi bitewe n'uko gituwe n'abantu bumvikanye ko batuye igihugu kimwe bakagira ibyo bahuriraho oya ntabwo ari hamwe bakagira ibyo bumvikana hari ibihugu bigira indimi nyinshi rero iremwa ry'u Rwanda twizera ko ryaremwe na Gihanga ni ukuvuga ngo igihugu cyitwa u Rwanda cyabayeho kubera umugambi wa Gihanga wo gufata amahugu yari ahari yahereye ku cyitwaga Gasabo aho yari atuye akiza arangije afata n'amahugu yari bugufi aho ngaho yose abituma akita u Rwanda cyitwaga Gasabo ariko noneho uko agenda afata amahugu aravuga ati noneho uru ni u Rwanda kuko ndabona twaguka ku ntera ihagije bwirgiremwa ry'u Rwanda uhisemo gutura uno munsi wahitamo gutura mu Rwanda uhisemo gutura muri ayo mahugu y'u Rwanda watura he natura i Nyanza kuki watura i Nyanza kandi u Rwanda rwaratangiriye hano Gasabo mu 1880 ntago na precize umwaka ubwiru bwarice bwemeza ko u Rwanda Nyanza ari wo murwa mukuru w'u Rwanda umusizi turi kumwe nawe nta wundi ni Bahati Innocent ayandi mazina niho uri uyivugira abakwise Rubebe bitewe n'ibyo wakoze hari abakwise ayandi menshi ariyo ngira ngo duhite tugaruka ku busizi ese ubusizi bwo mu Rwanda butangira ryari amateka y'ubusizi rero ubusizi bugabanywa mu byiciro mbere y'1510 ubusizi bw'u Rwanda abasizi bitwaga abenge icyo gihe ntabwo bashobora kuvuga amateka y'u Rwanda yose bavugaga amateka y'umwami ku giti cye rero ubwo bwoko bw'ibisigo byavugaga amateka y'umwami ku giti cye bwitwaga ibinyeto noneho ibyo binyeto kunyeta ubundi biva ku kinyankore bisobanuye kubyiruka bakavuga nk'amabyiruka y'umwami runaka imirimo ye urumva ni gutyo byaga bimeze mu 1510 rero umwami witwaga Ruganzu Ndori yagize umugabekazi w'umutsindirano witwa Nyirarumaga ari we mwebwe mwese niwe turabayoboke noneho arangije uwo Nyirarumaga aje n'umwe mu ntwaro Rwanda rwagize aravuga ati ntabwo bikwiye ko amateka yibagirana umve byahinde tujya tuvuga hari igihe umuntu usanga ayoboye abantu akaba azi ngo nyuma ye nta gisigaye nka Louis XIV avuga ngo je suis l'état c'est moi ntahari il y a aucune état nta état après moi nyine nagenda bizabirangira nzarangirana na état we aba wise enough wumva ukuntu abantu bakera nabo bari bazi ubwenge ati sijye igihugu sijye na nyuma yanjye kizabaho ati reka noneho dushyireho ubusizi nzanye ubwoko bw'ibisigo byitwaga impakanizi ni naho ubusizi butangirira ni ukuvuga ngo impakanizi itangirana na Nyirarumaga akora igisigo cyitwa umunsi ameze imiryango yose ahimba yigize Nyamususa yari umugore wa Ruganzu Ndori yari umugore wa Gihanga noneho abyara Akanyarwanda ari nawe mwami waje gukura nde waje gukura Gihanga ngomeje noneho yigira Nyamususa avuga bakurikiyeho bose ageza kuri Ruganzu Ndori ati ngiye impakanizi buri musizi wese agashyiraho ibyo ku bwami bwe ariho urumva nibyo bita incutso cyangwa incutso ni iki incutso naho usoreza igisigo naho usoreza we mbega nta ncutso yashyizeho yarabemereye namwe mukomereze aravuga ati nguru runigi buri muntu agashyiraho isaro ryo mu bihe bye ngaho shyiraho isaro ryawe ngize amahirwe ndi kumwe nawe rero umunsi aho ugirira umwaku u Rwanda rwawe rwa rubanda ntabwo tukigira umwami twese turi rubanda twagiye dushyireho isaro ryawe kuri uru runigi
ndagira ngo mbisobanure neza ibisigo byitwa impakanizi byo ni ibisigo nyabami urumva si ibisigo bya rubanda noneho impakanizi yagombaga kugira gute yagomba kuvuga iby'umwami utegetse u Rwanda icyo gihe yari umwami w'inganji y'u Rwanda inganji y'u Rwanda imbere ya Ruganzu yitwaga Rwoga aho abanyabungo bayishimutiye bimika Karinga none Karinga biri mu Bubiligi none navuga ihengoma sha ubwo reka turebe ivugira ubwo muri rubanda kuko urwo runigire katuruce wivugiriye muri rubanda rero muri rubanda icyo bakora ni ukurambagiza shaka gerageza hano ndebe nje ngusanga sinaguta sinabirota nje nkuzaniye urugwiro rumwe rugonde ntiminsenze nje nkuzaniye urukundo ngaho ukunda ukwiza umutima mu nda serukana ubwema nk'uwashyitse umbwire ko nkunda nkubwire nti nanjye unkabakaba hose nakwishyura nanjye duseke dusagambe twizihirwe mukundwa sinkurondogoza nk'uruzi iyo nduru ndebe kurusha menshi ntacyo ntekerezaho inkinze henga nkubwire ibyo umbwiye noneho ninkosa umbwire dore ngo nkunda birenze amazina y'isi mu mutima wawe nije mutware ngo amajoro yose uyamara undota ugoheka usanga inzozi ari jyewe tega amatwi nanjye ubuhamya bwanjye amanywa yose uyamara undota kuva nkubonye kugeza n'ubu inzozi zimpaye mukundwa ndota iteka turi mu mirambi turiho turambagira nk'inyambo maze imisozi y'isi yose tukambuka mu runana amabanga yose atubera ubusitani imbuto zera ku biti byawe zitwishira nshuti mukundwa ngo uriho wiriza nk'uruhinja nanjye nguhata dushye umugongo tugamije kwikiriza ubuhuha mwana wa mawe uko yikonja uruingenzi kwa gukunze ukomera ho mbandi ibyo nkora ho njya udahari nta rimwe byatanga nta rimwe byabyara byabicyanga byaba amazi bigati cyanga nako byabiha bikabibamba kuko bisumba magana menshi dore ndutiraho byose bibaho ku isi nsumbira kenshi diamafeza nsumbira urungano n'umuryango ndetse nsumba na mama wambyaye dore niwe tare ntungira mukundwa rwose uzabara ntacyumva nzagukunda urukundo rusinde nzakuririmbira amanywa yire nzagutaka amajoro atane nzagutaka ibirezi hose nzaguhimba imivugo myinshi urutara nzarwagura tube benshi urutare nzarwasa tubone intaho nzagukamira ukundi ukebwe n'itoto nzakwambika uruse n'uruyange uzatamura inzo burenza bino uzakunda ukundwe bishyire kera maze ubone neza kutibeshya suko ukabubeshya umwana wa nyokobukwe ubwo iki ko mubeshya ko mwananiranye nawe ukabura mubeshya umva uhereye umubeshya ibintu ntabara ariko ibyo byose sinzi mugani niba uzabikora gusa icyo mpamya ubusizi bwari bwuje yari inganzo yuje yari inganzo icya mbere iyo ngarutse aho ngaho urambwiye ngo ubusizi aho bugeze ubu ngubu muri icyo muri gukora ntago mukiri gukora ni urwa rubanda ni ubusizi bwo muri rubanda ubusizi bwo muri rubanda nihe butanduka iyo urebye nkawe ubusizi bwo muri rubanda nihe butandukanira na buriya busizi bwa nyabami nta hanini butandukanira igituma nta hantu butandukanira havamo ikintu kimwe gusa ubundi hahozeho umuntu uhagarariye rubanda wakitwa umwami haba imana n'umwami hakaba umwami n'abagabo nuko ubutwari bukurikirana mu Rwanda ni gutyo byizerwa noneho uyu munsi igihugu ni icya rubanda gusa umwami nta gihari umwami uhari nta ganje ariko uramutse uvuze ngo igihugu ni icya rubanda uwo wagiye ku ngoma umwami avuyeho bakuraho ingoma nyabami hagiyeho repubulika kandi repubulika nayo ifite uyihagarariye uhagarariye repubulika yitwa perezida ese ntago habaho namashwe kuriya ni rubanda none se ko umwami yavukanaga imbuto perezida avukana iyihe turamutora muramutora nyine n'uwa rubanda ibintu byose ni ukwanga ngo ni rubanda umushyiraho niwo bamuhitamo ariko umwami wundi yashyirwagaho n'imana rero urumva nta bumana afite ni rubanda komusi urumva ni rubanda nkatwe urumva akava muri rubanda barigeze kuba rubanda ntaba yarigeze agira aho ahurira n'ubwami n'imbuto yego abasizi bari batunzwe n'umuryango w'abami cyangwa bari batunzwe n'ubusizi baragabirwaga ese kuri iki gihe ubusizi buragabira cyangwa ubusizi muri kubukora nk'abashugurika nk'abandi bashugurika buri uko bwije n'uko bukeye kera rero hashyiriho ubwami urumva ni uko ngo kera umuntu yajyaga gutura igisiga ibwami agamije ko kizagera kuri rubanda kuko umwami yabaga ahagarariye rubanda ariko uyu munsi kubera ko igihugu ari icya rubanda nsa itagira umwami namba urumva ari repubulika itandukanye na kingdom icyo gihe ni ukuvuga ngo umwami ntahari igisigo gitura rubanda ugikunze akakugabira nk'uko n'uwo perezida uvuga ashobora kugikunda akakugabira Bahati kuva yatangira ubusizi yaragabiwe
njye nataye ubusizi mfite ibiro 60. ubu ufite bingahe? 20. Ubwo ngubwo urumva ntaragabiwe. Baravuga ngo niba ngo amagara ntamerwa aramirwa. None ayo magara mugani bwarankamiye. Bwaragukamiye. None mbaye iki? Ufite inka cyangwa bagukamira ahandi mu ikofi? Ahariho hose. Ikigenze nuko nta bwashyirwa. Ese ufite inka? Nicyo mbajije. Inka ndayigira rwose, nshimire reka mfate umwanya nshimire umugore witwa Vestine. Vestine wangabiye inka muri Australia. Ubwo iyo simfiri zone ubwo ni za nyambo zacu. Simfiri ikingenzi sinkamirwa. Byiza cyane. Navuga ngo data rwaje bwaki. Kandi none nkavuga nti ubusizi bwarangabiye. Vestine rwose uhorana amashyo nawe. Ukiri ibyo utanze n'ibyo uzigamye, urakoze cyane. Byiza cyane. Tukava kuri icyo kintu. Uri kuvuga buriya busizi, uri kuvuga kiriya gisigo cyawe cyangwa wenda nakita umuvugo. Ibyo nibyo nanze. Je ntabwo ndi umwanditsi w'imivugo. Ubundi rero hari ibintu by'ingabe n'ibintu bya rubanda. Ingoma zikabamo iz'ingabe n'iz'imivugo. Ingoma z'imivugo rizahinde bavuza mu bukwe. Wowe icyo ukora ni iby'ingabe, kuko nukuvuga ngo jewe ibisigo by'ingabe ni umusizi. Ntabwo ndi umwanditsi w'imivugo. Imivugo ubundi uyihimbira evenement. Bakavuga ati Bahati twumva ushobora gutondeka amagambo byari bisa n'igisigo ariko ukabikorera evenement runaka. Icyo kikitwa umuvugo kuko ni ikintu cya rubanda, ni ikintu cy'abantu atari icya rubanda muri rusange. Ikintu watumwe na nyiri ukukigutuma. Komisiyo runaka buti waduhimbiye iki kuri ibi dusanzwe dukora. Icyo cyitwa umuvugo kuko uravuga iby'umuntu runaka biri specific. Ariko iyo uvuye mu nganzo ugatanga umurage ku gihugu, ibyo uzapfa ugasiga, ibyo byitwa igisigo kuko kiba kireba bose. Ngize amahirwe ubwo unsobanuriyemo. Niba harya muravuga ngo unciriye ku mayanyu, si uko muvuga? Ngize amahirwe, yego umpaye incamake. Ninjira neza, hari igisigo witirirwa, ndakeka aho ugiye ahenshi cya Rubebe. Witwa Rubebe. Rubebe ujya kuyivuga, byahereye he? Kuki wahisemo kuvuga kuri uriya mwana? Cyangwa n'umuntu wenda waba utazi Rubebe akaba agize gutya, yayireba kuri YouTube ya Bahati Innocent, wakandikamo Rubebe, ni umuvugo we. Nako yambwiye ko ari igisigo, mumbabarire. Ni umusizi yambwiye ko atari umuntu uvuga imivugo biraho. Ikiriya gisigo ujya kugisiga, byahereye he? Byaje gute? Urareba ahanini mba ndimo kuvuga ku bijyanye n'amadini. Ukuntu amadini agira atya akatwifatira pe, akatwigisha urukundo atayagira. Wari umwana wabyirukiye mu rusengero, urumva, ariko nyamara akaza kuba imfubyi rukamutererana. Noneho agasigara yibaza ngo ese Imana yo mu rusengero n'indora. Ni igisigo nakoze ngira ngo rubanda rwongere rushungure. Ibintu by'amadini bishobora kuba birimo inkumbi. Naho hantu bishingiye. Naremye iyo nkuru ngira ngo buri wese yongera atekereze neza ku bintu yizera. Ese birashoboka? Sinzi na Sigmund Freud cyangwa niba ari Plato arimo gusobanura, umufilosofi wa cyane mu Bagereki, arimo gusobanura icyitwa ukuri. Yaravuze ngo ikiranga ukuri, kuba what justifies true is practicity. Icyerekana ukuri nuko kuba gushoboka. Ibyo umuntu akubwiye ko ari ukuri ashobora kubikora ukanareba. None se ese mu by'ukuri ibintu twiringira they practical birakoreka ngo mwumve ibyo mvuga, nimurebe ibyo nkora. Umuntu ukubwira ibyo abakubeshya, kuko ukubwira ukuri kuba kuri practical. Umuntu akavuga ngo yarize yarakomeye ariko ugasanga nta kintu bimumariye, ubwo icyo gihe ukuri ko kuba gushidikanywaho y'iziki, sibyo? Tuvuye kuri icyo cy'ubusizi tukagaruka mu gihe wari uri mu gisigo cyawe, haraho wageze, niba ndi bubyite ibishego, ndi bubyite iki, ngo wikicwa n'imbeho, wigira gute. Iyo muri gusiga muhitamo imyaka y'abantu bazabyumva cyangwa murasiga mugatanga? Ese ubundi umuntu ugira amatwi wese yakumva. Ntabwo twahitamo imyaka kubera ko nk'ibivuze sinzi n'ingano y'abazabyumva. Nta rego ushobora guhitamo imyaka. Uvuga okay, niba ari umuntu wenda turimo kuvuga ibijyanye no kurambagiza yarabirenze, arabyibuka uko byahoze. Nanone niba
hari utarabikora nawe aragenekereza uko azifata. Ni ukuvuga rero ndumva ko uko biri kose Ubusizi ntabwo burobanura imyaka, tubwira rubanda yose. Tukiri kuri icyo ndakeka hari igisigo wavuze ku biyobyabwenge kirahari n'urubyiruko uburyo ruri kwitwara. Mpora mbivuga ibyo ku biyobyabwenge ahubwo ndi umunyakanwa cyane ku bijyanye n'urumogi, nkunda kuruvugaho kenshi. Ariko ndumva ntarigeze mpimba igisigo kiri specific ku biyobyabwenge. Hari icyo wakoze ndakeka kivuga ku mukobwa witwaye ukuntu yiyandarika n'ibiki bintu. Ubusa bwa simbi. Ubusa bwa simbi. Yego. Kiriya gisigo n'ubundi ndumva harimo imyitwarire y'urubyiruko. Iyi myitwarire ejo bundi ministeri, niba ndi buvuge ministeri sinzi, hemewe guhingwa igihingwa cy'urumogi. Uru rumogi ni rwa rumogi rwateje bya bibazo twirirwa tuvuga ngo urumogi ari bakora amabara yose babikora ibyo byose rimwe nabavuga ngo ni ibiyobyabwenge byanshutse. Uru rumogi niho ruremewe. Hawe nk'umusizi uri umuntu ushobora kureba ubuzima abantu babayemo ugasesengura, ubibona ute? Ndumwe mu bantu bavugije burya n'induru cyane ngo urumogi barwemere. Ugiye wifuzaga ko urumogi rwemerwa. None se usibye yego ndi umusizi, ibyo byo twabiganiriye, ariko usibye n'ibyo ndi umuscientifique, urabizi. Ahantu nize warahabonye nize science. Nta logique hari mu kwemera inzoga ukareka urumogi, kuko ingaruka z'inzoga ni mbi cyane inshuro 5 ugereranyije n'iz'urumogi. Ingaruka z'itabi tobacco ni mbi 1000 ugereranyije n'urumogi. Rero ntabwo ushobora kumva ngo wemeye inzoga n'itabi usiga urumogi, ko n'ubwenge buke rwose. Aho rwose nawe bavuze ngo urumogi ruhingwe, ikibazo kizasigara muri implementation of the policy. Bizashyirwa mu bikorwa biti, ruzagenzurwa rute? Ariko ibijyanye n'urumogi aho rwose nkubwije ukuri je nari mbishyigikiye, kubera ko cyakora baranyumva. Nigeze gukora debate ikiganiro mpaka kuri ibyo, nza no gukora ku icyegeranyo kuri ibyo, abareba bajyaho bakareba impamvu zishe inyuma y'ibuzanwa ry'urumogi. Ndumva icyo cyegeranyo gihari naragikoze. Urumogi impamvu rwaciwe rukavanwa ku isoko ntabwo ari uko rubiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge ni byinshi. Wongeyeho inzoga, amakimbirane mu muryango ntabwo ashingira ku rumogi, ashingira ku nzoga. Ubukene mu miryango rushingira ku isindwe. Nanone indwara nyinshi z'ubuhumekero n'amakanseri y'ibihaha ashingira ku itabi. Itabi rifite umwihariko kuko ari ikiyobyabwenge, ko nta buryohe rigira, ariko umuntu akari mu gihe cyose. Kandi ni n'uburozi, itabi ririca ariko riracuruzwa. Rero nkubwije ukuri ibijyanye n'urumogi byo rumwe mu bantu bari barushyigikiye pe. Sindarubona, nge ntabwo ndabona urumogi n'amaso yanjye pe. Ntabwo warushyigikiraga utaranarubona. Ariko nararwize, ko ndi umuscientifique, nararwize ndarusoma ndwidocumentation imibereho yarwo uko rwabuzanyijwe. Umuntu wabuzanyije u Rwanda muri iki gihugu ashobora kuba ataranazi ibyari byo arimo akora. Abuzanya urumogi muri diplomasi, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarubuzanyije, ariko ntabwo urumogi rweruka kubuzanywa. N'icyegeranyo nakoze ejo bundi cyabivugaga neza. Abantu u Rwanda rwabuzanyije urumogi rutitaye ku cyari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo ndetse banahanagura urumogi n'ahantu urumogi rwanditse mu mategeko hano ibyaha mu Rwanda. Abantu benshi bafungiye urumogi kuri emotion, mu marangamutima, kandi itegeko rivuga ko nta muntu uca urubanza mu buryo bugenekereje. So hari ibyaha byinshi byakorwaga n'abarego implementers, abantu bashyira mu bikorwa amategeko mu Rwanda bishingiye ku rumogi. So rero giye biriya byakozwe nta kibazo kinini mbifite, nta kibazo bifiteho cyane rwose. Nge naranabishyigikiye. N'abadashoboye gukuraho ibiyobyabwenge mu Rwanda ntibabireke, bareke kuba mukeragati. Ibiyobyabwenge mu Rwanda turabinywa, muri Arabie Saoudite ntibanywa inzoga n'itabi ari ikibazo, ibintu nk'ibyo. Ariko umunsi rero niba wasuze ntagirwa no kunutsa, nabo bemeye ibiyobyabwenge ntibabireke, nibemere byose. Nava kuri icyo ngicyo ntagiye uburyo wambaye, uko umugani wawe wavuze ngo amagara aramirwa ntamerwa. Ukuri umuntu yahita abibona. Ubusizi bwo mu Rwanda mu kuba bwatunga umuntu bimaze kugera he? So ndahazi ko giye buntunze. Iyo tuvuze icyo ngiki, icyo mvuze wenda ni ukuvuga hari umwana uri hariya ugiye kureba kino kiganiro cyangwa uzakireba. Mm. industry yose. Mm. 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 Mm.
njye n'umugabo ugahamya ko yamutunga kuri antunze. Mhm. Yego rero ahubwo ikibazo yagutunga ku ruhe rwego nicyo Yego, kibazo. yego. Urumva hari ntago sizi ko ibyo umuntu akenera biri unlimited, ntago Yego. bishira. Mhm. Rero umuntu ushaka kujya mu Busizi agomba kuba bukunda abyiyumvamo. Icya kabiri agomba kuba yumva ku mutima we afite icyo ashaka gusangiza abantu, akumva afite ibitekerezo ashaka gusangira n'abantu, Mhm. akabikunda kandi agakora ikintu cyiza yumva kimuryoheye, atari cyo yibaza ko abo bantu ashaka kugisangiza bakunda. Urumva yewe bimeze bityo rero biratinda bikagutunga. Okay, Bahati ajya guhitamo ngo njyewe ngiye muri Ubusizi. Ese Ubusizi bwawe buhera he bugarukira he? Kuki hari ubwo uvuga ngo hari ubwo ntavugaho? Kuko ibyo ari byo byose niba umbwiye gutyo ngo umenye ibyo ujyamo, nuko hari aho uhera hari naho ugera, hari ibyo udashobora kuvugaho. Kuki hari ibyo utavugaho, cyangwa ibyo utavugaho ni ibiki? Ibintu ntajya mvugaho ni ibintu ntakunda. Donc abandi urumva nk'abaririmba bunganirwa n'injyana na beat, ariko twebwe ibitekerezo dutanga nibyo byonyine bishobora kuturwanaho. Yego, urabyumva? Rero nyine ibintu nshobora kuranga banga ibi bintu mbikoze nakwamamara, mbikoze koko nakwamamara. Akose mu by'ukuri naba ndimo gutanga umutima wanjye cyane ndimo gukora umutima w'abandi. So nukuvuga cyeretse mbivuze nko mu cyongereza nukuvuga ngo in poetry we share values, just our own values. Dutanga indangagaciro zituri mu nda twebwe ubwacu. Noneho abazikunze nibo bayoboke bawe. Yego. Mu Busizi ntago tugira abafana, abari abayoboke. Kuko ntabwo utuntu twacu tuba turyohereye. Ngo Rayon Sport akinnye neza ngo ubwo nejo nzajya kuyireba ya. Hari ibintu byacu abari amagambo masata agira ibindi. Rero nukuvuga ngo ukunze igitekerezo utanga. Ibyo ntajya muri ni ibitekerezo by'abandi. Ngo umuntu runaka yavuze ikintu runaka, ngo cyangwa umuntu runaka yakunda mvuga n'inya cyangwa yakunda ko ngaragara n'inya, warangiza ukabikora bikoze gutyo nta kintu bikumarira. Umusizi w'umunyarwanda ufite dreadlocks, mbere na mbere ntago mbivuze nk'umuntu wenda ubirwanya cyangwa udafite uko abifata, gusa mbibarije nk'umuntu wese wavuga Abanyarwanda nda dreadlocks bihurirahe. Sibye se ko bivuze mu cyongereza ngo mu Rwanda mu Kinyarwanda byitwaga ibisage. Ibisage. Yego. Ni Kinyarwanda nyine. Birya bakoraga by'ibisage nibyo. Bagashyiramo amasaro, bagashyiramo n'ibirezi. Nibingibi. Nukuvuga ngo umusatsi w'abirabura iyo utajya usokoza urikaraga. N'uyu wanjye ntabwo ari imigwego nashyizeho ngo mpambire nk'abo njye mbona. N'umusatsi wanjye narinze igihe urusokozo gusa. Uburyo ni Kinyarwanda ujye ushyiramo na kimwe, nta nubwo wigeze wenda ugerageza no kumera nk'ubusobeka gutyo umeze. Icyo nawe urinze n'urusokozo gusa. Yego. Byiza cyane. Tukagaruka barihanganira imvura twakoreyemo mu muhindo. Turi mu muhindo umugani wawe, wenda harimo n'abatazi ibyo ngibyo. Reka tunyarutse tugera ku musozo. Hari mbere na mbere Bahati Innocent, umusanzu byibuze amaze kubona ko amaze gutanga mu kubaka u Rwanda. Iyo wenda ukurikije ibyo wowe wumvaga ko ugomba gutanga, ukareba n'ibyo umaze gutanga, ubona ugeze nko kuri kangahe? Mbona ntaratangira. Umuntu utaratangira. Hari ibintu nyine ni nko urareba nk'iyo nk'umuntu ari ujya ubona ukuntu ugira imikino olympique yagiye kubirushanwa, ukuntu batanga akanya buri wese agahagarara muri metero zagomba kwirukiramo akajya yishyushya. Ndacyishyushye ntabwo ni imirabyo inkuba ntiziraza. Kugira ngo bumve ko ukiri kwishyushya, turi no mugani ngo ni imirabyo inkuba ntiziraza. N'inkuba mugani ndi kuzumva. Turi busoze nicyo ndi bukubaza icyanyuma kirabanzirizwa natwe. Banza duhereze ku rwandiko rwa Masisi. Hereza abadukurikiye urwandiko rwa Masisi. Wihuta. Urwandiko rwa Masisi ku nshuti y'ubuto Janvier Masisi. Amahoro y'inkogote niyo ntashyo, amashyo n'inda agomana. Okay, marubebe.
rwe kumunyumva ndi umuntu usa namwe nka umuhungu wahuze iby'isi by'icumbi bisumbye ibindi. Rubebe sinibye, rubebe sinishe, sinanasambanye rwose, sinigeze nkora nabi igihe nakuze nisanga mu ikanisa Sunday school narayisomye n'amasengesho sindayasiba. Gusa jye nisanze ntasa n'abandi, dore abandi bana bagira iwabo bakabatetesha, nyamara jye suko. Jye wacu bajya kunshika banciriyeho amakara, umva ngo babaga inari impunzi, impamvu zabazanye sinsizi, inzira banyuze baza nta kanunu, gusa ngaho mvuka se ni Rwanda. Ikindi nibuka neza ni sida baserebetseho bakenura bakansiga moya mu ntoki, nta n'undi munani nahawe usibye icyo cyago. Ahasigaye isi yose ikamba igihandura, ikirere cyayo cyose kikaba icyanjye, ikiraro cyanjye nyisasa neza, ikimoteri kibisahane 12 rinzi irenga rubebe ruko mbera kuko urasize imvura iragwa, inkuba zirakubita, ubaye nka wa mugabo ngo niba ari Sunjata Kate nawe ngo umunsi yavukaga ngo inkuba zarakubita, none nawe urasize imvura n'inkuba birakubita. Ubwo u Rwanda ntirugize umusizi w'icyatwa, rusize umusizi w'indatwa. nibyo icyo njyaho, hari ibyo ubona ugaya, hari ibyo ubona ushima. Haba muri ndakeka ubusizi nabwo bwinjira muri industry entertainment. Hari ibyo ugaya, hari ibyo ushima. Ndagira ngo abeho dusoreze. Ugaya icyo ushima iki, haba muri sinema, haba mu muziki, aho ngaho hose. Ikintu ngaya gikomeye igihe cyose narakibabwiye, ibintu byose bisa n'ubuhanzi aba ari spitting the heart, niko mu cyongereza babyita, ni nko kuruka umutima wawe ukawushyira hanze. Rero abahanzi bubu basigaye bikundira kuvuga ibyo bibaza ko abandi bari buze gukunda kuruta ibyo bakunze. Uwo muntu rero bundi wa mugani wa Bibiliya ari jye namuhambira usyo kwijosi nkamushugunya mu nyanja. Urumva akagenda akibira, kubera ko niba uri umuhanzi uba ukwiye kumurikira abantu, uba ufite ijwi rirenga rigera kuri benshi, rifite n'icyo rigomba kubabwira. Rero niba uzi ngo bakeneye amahomvu ukababwira amahomvu, n'abakeneye amanjwe ukababwira amanjwe, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iryo jwi rirakagobwa, ntabwo umuntu nk'uwakwiye kuvuga. So rero batutse mu izina ry'ubusizi, nibyo rwose, umuntu uvuga ubusa mu busizi ntagire ubutumwa bwagira umuntu akamaro amuha, kugira ngo batiteranye ntiyongere kumubona ngo amubwire ngo uraho urakomeye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ni umuntu mubi, araroga. Ibyo ushima rero, ibintu nshima rero, nshima ko burya nta bapfira gushira, biratinda tukibukwa. Abantu bihambiriye ku kuvugisha ukuri iminsi yose, biratinda hakagira abatwibuka, nk'ubu nkanjye wanyibutse. Ubu hari ababamba agakubitwa n'inkuba aradutuka yabuze uko agira. Urumva abo bantu ni benshi, kubera ko ntabwo nkunda kuvuga ibintu biryoshye, ntabwo nkunda kubyinira abanyamafuti. Ubwo ni ukuvuga ngo abanyamafuti bose bambaye banyica. Ariko nyine icyo nshima ni uko hari abantu bakizirikana ko abasizi babaho, bakizirikana ubuhanzi buvugisha ukuri atari ukubeshyabeshya abantu ngo abwire ibyo bibaza ko bashaka kumva. So ubwo mu magambo aziguye ndabashimira mwe mwana. Byiza cyane. Nkagaruka ku kintu, uranyihanganira ko nari mvuze ngo nicyo cyanyuma. Haragahise kagaruka. Hari icyitwaga intebe y'abasizi, sinzi niba intebe y'abasizi mu Rwanda iracyabaho. Turimo turarwana no kuyirema. So turifuza kuyishyira ahantu hitwa ikiruri cy'abasinga muri Karama ya Huye. Aho ni ahantu umwami Musinga yagabiye abasizi. Ariko nta nubwo ari Musinga, hatanzwe mbere n'uwitwa Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Aha Bagorozi, abasizi bene Bagorozi rero batuye ikiruri. Rero intebe y'abasizi turarwana no kuyishyiraho. Yego. Byiza cyane. Iyo bavuze transpoises, hari abahita bayumva nk'intebe y'abasizi, kandi ndumve kinavugitse mu zindi ndimi. Niki wababwiraho? Kuko nzi ko ibyo ari byo byose ufite aho uhuriye na transpoises, ufite aho uhuriye n'ubusizi bw'Abanyarwanda. Yego, ndi umwe mu bayobozi wa transpoises. Transpoises urumva ni uburyo twinze n'abazungu. Uraya ibintu abazungu babijemo cyane, utagize ahura nabo ntiwarusyaho. Donc twagerageje kufatanya n'abazungu kugira ngo turebe uko twakwifashisha imyumvire yabo tuzahura ubusizi nyarwanda. Ariko si intebe y'abasizi. Intebe y'abasizi iba kiruri cy'abasinga, ntabwo irahaba, nabwo turimo turayubaka ngo abantu bazagimenye ko ikiruri ariho umusizi w'umwaka atorerwa, bamenye ko hari umusizi wahize abandi ugomba kuba hari. Ushaka hari uwo twaba dufite ubu ngubu no mwaka nk'umusizi twavuga ngo yahize abandi. Yahize abandi
kuri wowe uramutse uruvuga ngo ngiye gutanga uwo mwanya, ngiye gutanga icyo gihembo, icyo umusizi wahize abandi uyu mwaka se sinabahize, ubu narabahize da ninjye wasohoye ibintu byinshi. urabyemeje ko ari wowe? Ninjye wabahize donc hari abana b'indondogozi rumaga u Rwanda ruzira umwaga imfizi y'urudodo umusizi utarasaba ngo icyaha rumaga ndamutumiye ubwo ubukurikiyeho rumaga u Rwanda ruzira umwaga ni umuhizi wakuguye mu ntege ndamushaka. Ndashaka ko abasizi tubabona hano ku nzozi, niba ari inzozi inzozi z'Abanyarwanda ni ukubona abasizi, ni ukubona u Rwanda ruri rwa Rwanda rwa kera. hagakurikiraho undi witwa Tuyisenge Tuyisenge Olivier. Yego. Abo nibo basizi uyu mwaka bakoze nk'abandi bakoze. Byiza cyane. Ni ibyo avuze nkawe nka Bahati. Nkanjye nuko mbibona. Yego. Icyo nshima ntago warebye ngo imvura, ntago warebye ngo uno muyaga twakoreyemo byose, wemeye turakora kuko ni urukundo rw'ibyo ukunda, mugani ibyo uvuga bikurimo, ubibamo bikubamo bikambamo. Abadukunda bakunda Inzozi TV online, nta kindi twabasaba, nta kindi ni subscribe. Ukeneye Bahati ntandi wamusanga ni kuri YouTube channel ye, cyane ananyandikira kuri Facebook, nitwa Bahati Musa Usa ebyiri, Bahati Musa, wanyandikira tukaganira ntacyo. Kuri noze YouTube channel yawe nitwa Umusizi Bahati. Nta kindi turabashimira ko mwabanye natwe. Bahati ndi kumwe nawe, nishimiye ko twaganiriye, nishimiye ko waduhaye umwanya, ari njyewe ari abakunzi b'Inzozi TV online. Watuganirije neza, wadusobanuriye byinshi bitandukanye. Ndakeka umuntu wese wakurikiye hari ikintu yungutse, iki cyangwa ikindi, kandi waganiriye nk'imfura. Murakoze. Ndakeka ko undi munsi tuzongera kugukenera, ntago tuzakubura. Ukuzinduka nk'umwaka nzaba mpari. Kandi iriya ntebe y'abasizi tuyubahe, ushobora kugerayo, tuyubahe mugani hari abaje ngo yubahwe, nabyo tubyemere. Umunsi twakeneramo umuntu hariya, ndakeka uri umuvugizi wacu. Byiza cyane, urakoze. Ni Inzozi TV online, turacyabashimira, turabasabira gukomeza guhirwa, ibyo mukora byose bikabahira, muhahe muronke, kuko iyo muronse natwe nibwo turonka. Kora subscribe aho hasi, uduhereze igitekerezo, like twayishima. Murakoze cyane, naho butaha. Murakoze.